Isomo ry'ubuzima. Jack yakomeje kwibaza byinshi. Yakomeje agira ati: ku ruhande rwanjye natangiye kwishinja amakosa. Nibaza icyo ntakoze kugira nshimishe umugore wanjye Lucy. Natangiye kugabanya amasaha y'akazi ntangira kwita ku mugore wanjye. Nubwo bitari byoroshye, gusa Lucy kubera imico ye yari yaramunaniye kureka, yakomeje kujya asohoka amasaha menshi, agataha bwije cyane. Namubaza aho avuye ndetse n'icyo avuye gukora, yandebaga nabi cyane. Nkibaza byinshi mu buzima bwanjye, nkibaza icyo ntakoze kugira mushimishe. Nyamara njye ntacyo ntakoraga kugira ngo mushimishe. Ibintu byakomeje guhinduka mu rugo rwacu. Nta kindi nari mfite gukora uretse kumuha umwanya, ngafata igihe cyanjye tukaganira njye n'umugore wanjye, tukaganira ku cyatuma urugo rwacu ruba rwiza ndetse tugashinga imizi. Njye n'umugore wanjye twakomeje kuganira, ikiganiro kirakura. Nageze aho mubaza icyo akeneye mu buzima bwe. Mu kunsubiza yambwiye ijambo rikomeye cyane. Ambwira ko ntari umugabo akeneye mu buzima bwe, kandi ko ntacyo nakora kugira mushimishe. Natunguwe n'ijambo yambwiye muri ako kanya. Umutwe ntangira kwibaza icyo nakoze, ikosa naba narakoze kugira mbwire iryo jambo rikomeye gutyo. Ibyo twarabirenze, iminsi irahita. Umva, ibyishimo byo byari ntabyo pe. Akazi katangiye gupfa, ibibazo biba byinshi cyane. Naribazaga ko ntacyo ntakoze ngo nshimishe umugore wanjye kubera icyo ari kunkorera ibyo ankorera ubu. Namuhaye icyo akeneye cyose, gusa nta na rimwe yigeze anyurwa n'ibyo namuhaye. Kunyurwa byaramunaniye. Iminsi yaragiye iricuma. Yatangiye kujya aza akererewe cyane. None atangira no kuza yasinze. Umva, nabuze icyo nakora ntumutwe. Ibibazo biba byinshi. Sinari kugenda ngo mbwire umuryango wanjye amakosa ya Lucy, kuko naramukundaga byo gupfa. Uko iminsi ihita yakomeje kujya aza yasinze. Ntibyatinze nafashe umwanzuro wo gufata icyumba cyanjye, musiga mu cyumba cye. Uko iminsi ihita urukundo rwagiye rukonja cyane kurushaho. Naje gufata umwanzuro nyuma wo kujya kuganira na data na papa wambyaye, mubaza icyo nakora kugira nigarurire umugore wanjye. Twakomeje kuganira, mugisha inama, mubwira ibya Lucy byose, mubwira ibyo ankorera. Gusa data yambwiye ko ngomba kwihanganira amakosa yose ya Lucy, kandi ko urushako ruba ariko bigenda, ariko ko ngomba kwihangana. Nakomeje gutekereza ku byo data yambwiye. Ndibwira ntahari nambangamira umugore wanjye. Nubwo ibyo byabaga byose, naje kubirenga, nkomeza kwihangana. Iminsi irahita. Muri iyo minsi noneho ibyo yaje gukora umugore wanjye Lucy yatumye mfata umwanzuro wandenze. Ku mugoroba umwe nari mvuye mu kazi. Nk'ibisanzwe ibyo nasanze mu rugo byarandenze, byaragahomamo. Umugore wanjye nasanze aryamanye n'undi mugabo ku gitanda cyanjye. Ubwo nafashe umwanzuro. Numvise simfungiyeho amafire mu by'ukuri. Mbere y'uko ibyo biba, nakoze igishoboka cyose ndamushimisha, nirengagiza ibyo yari yarankoreye mbere byose, muha icyo yari akeneye cyose, ariko ntibyigeze bimunyura habe na gato.
Gusa muri ako kanya nkimara kumubona aryamanye n'umugabo wundi mu gitanda cyanjye, nafashe umwanzuro wo kumureka akagenda aho azabona ibyishimo ntamuhaye. Ubuzima bwanjye bwatangiye gupfapfana, imibereho iba mibi cyane. Ubwo nafashe umwanzuro wo kubibwira umuryango ko ngiye gutandukana n'umugore wanjye. Sinigeze na rimwe nganira n'umuryango wose ibya Rusi, habe na gato, bw'urukundo namukundaga, gusa ntiyigeze abiha agaciro habe na gato. Nubwo ntari naramenye imico ye mbere y'uko mushyingirwa, icyo nakoze ni ukumukunda nkamukundwakaza, nkamuha buri kimwe cyose yari akeneye mu buzima. Ibyo byose ntiyigeze abibona habe na gato, ahubwo icyo yankoreye ni ukumpa akababaro n'agahinda bikuzura umutima. Nabayeho muri ubwo buzima ntamufite, ubuzima burakomeza, gusa numvaga mu buzima bwanjye narazinutswe urukundo, kuko nakundaga yari yaragiye. Namukundaga n'umutima wanjye wose, kandi numvaga nta wundi nashyira mu mutima wanjye kubera ibyo yari yarankoreye. Numvaga iby'urukundo nari narajugunye kure, numvaga nta wundi nakunda cyangwa nashyira mu buzima bwanjye. Iminsi n'ibihe byaragiye birashira, ndongera nsubira ku murongo, ndongera nkora akazi kanjye nk'ibisanzwe, ibihe biragenda biba byiza. Uko iminsi yagiye ihita, ibihe byarongeye biduhuza na wa mugore. Nongeye gutungurwa bwa kabiri nuko mbonye wa mugore nakunze anzaniye umwana, ati uyu ni umwana wawe. Ibintu byaragiye birancanga, numva ndumiwe, gusa sinabyemeye bitewe n'ibyo yari yarankoreye. Yankoreye byinshi mu buzima ku buryo ntakizera n'ibyo yarambwiye muri ako kanya, kuko numvaga ko ibyo yambwiraga byose ari ibinyoma, kuko numvaga ubuzima twari twaranyuranyemo bwari nk'ikinyoma kuri njyewe. Bityo nafashe umwanzuro wo kuganira nawe kuri ibyo ngibyo, muha umwanya, mwereka ko njyewe nta n'icyo byigeze bintwara kuba yaragiye, ahubwo byarampinduriye ubuzima nkamera neza kurusha uko twari turi kumwe. Nubwo nari mubwiye gutyo, numvaga muri njyewe hari ikiri kunkurura kimbwira, numva ijwi rimbwira ngo uracyamukunda. Muri njyewe nkimubona numvishe mugiriye impuhwe, numva namuha umwanya nk'ibisanzwe, gusa muri njyewe urukundo numvaga atari ikintu cyanjye. Yansabye imbabazi ambwira ko namubabarira, gusa numvaga muri njyewe ntamubabarira. Nanjye icyo namubwiye ko namufashiriza umwana, ariko ibyo gusubirana byo tutasubirana, ntakongera kumugirira impuhwe bwa kabiri ngo muhe amahirwe ya kabiri, kuko ibyo nari narakoze n'ubu. Namuhaye amahirwe ya kabiri yo kumufashiriza umwana, gusa ibyo ntibyakuyeho ko yari yarambabaje. Ntabwo nirengagije ibyo yari yarankoreye byose, nahoraga mbizirikana, ndetse numvaga mu rukundo narazinutswe ntazongera gukunda bwa kabiri. Mwari kumwe na Eric, akaba ariwe wabagezagaho iyi nkuru. Nkomeza kubashishikariza gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye.